ariko baranje kuri recordinga boda yari bari baranje kuri recordinga The Ben ngo ibintu umuziki bashaka ko akora ari mwinshi uramunanira. Ibindi bintu ntabwo nza kubivuga kuri bishobora gusenya urugo rwa The Ben. Mushobora kubitekereza. Ibyasenya urugo nyirango mushobora kubitekereza simbivuze. Ariko ushobora kubitekereza ngo baranywaga bagaciringa ibindi ntabwo nza kubivuga muri Tanzania, ariko murabizi abantu bagiye muri Tanzania ko mubizi cyane. Medbeat ko Kigali aramuhamagara aramubwira ati mugeze kuki ko nabagejeje aho ngaho mugeze kuki. Ati ubwo boda barangije kuyikora. Boda ndemo bari barangije kuyikora yo Medbeat barayikoze indirimbo yarayikoze Diamond na Ben bararecordinga basha bitera. Ati ko kiriyo nabwo bagaragaza ati mugeze kuki, ati ndidi mungeje kuri ngayo ngo wese ngo hano ngo umuhanzi ngo umutwe wamuriye ngo se ngo umugongo ngo bamujyanga. Arongera arahamagara nyuma y'iminsi ngingaye ngo mugeze kuki, ati umuhanzi wawe ndimo ndabona ibi bintu ushaka ko dukora ntabwo bizashoboka. And then Medbeat aravuga ngo ariko se amuhamagaye ubwo gatatu aramubwira ngo ariko se wamukirewe ko ibintu ushaka mbibona ko hari umuhungu nzi uri i Kigali. Amubwira nde Kinyusi hari umuhungu uri i Kigali ashobora kurikodinga indirimbo 10 ku munsi umwe. Aravuga ati umuhungu ninde ngo bamwita Itahi wacu Kinyusi Bruce Melody. Ati ibyo ushaka umaze hano mu byo tumaze muri hoteli tumaze mu kwezi, ati ushatse kabisa uwo muhungu namukuzanira njewe indirimbo ushaka tukazirikodinga. Ubwo ko Kigali yararangiye gushwana na The Ben bashwanye aravuga ati umuhungu muzani. Mwumve iyi live iraza gusobanura ibintu byinshi hano ngeneyeho abantu basesengura n'ubwo bunyamakuru bukeneye kuba buri hano, ubwa bundi bwo kuri Nuza bukeneye kuba buri hano, ubuswera bwose buba buri kuri za YouTube bukeneye kuba buri hano. Hano niho havugira ibintu nyabyo, hano niho havugirwa ibintu bimeze nkuko byagenze. Gusa nuko mbivuga bugiye sinzi ukuntu kuvuga ibintu ngo bira bintu mujye musakuza ngo kambabwire ngo breaking. Mbivuga gutya kubera n'ubundi babimbwiye batuje, nanjye niyo mpamvu mbivuga ntuje. Babimbwira batuje, and I will also be calm with a calm face and I will give it to you. So it's up to you to take it or leave it, or cyangwa kugenda ukazabyumva ubwa kabiri abandi bari barabikonfirma cyangwa banyirajyo babyivugiye, ariko kuba wabyumviye he hano. So hano hari ikibazo kinini cyane nasubiyeho navuye inyuma ndavuga ati buriya Diamond ni mpamvu ari marahima ko Kigali yarangiye kumwishyura amafaranga, nanone amuhima kubera iyi pati ngezeho. Diamond impamvu Diamond bashobora kumwishyura 50,000 yarangiza akagenda nyuma y'icyumweru kimwe akagenda agafata The Ben bakagenda ahantu hamwe. Impamvu yakoze ibyo bintu Diamond nahangeze nari ntangiye gusobanura naho. Ati ni gute nari nkugereye ahantu Medbeat abwiye ko Kigali ati hamagara umuhungu w'Ikigaraze uyarananiye, ahita muhamagara. Bruce yurira indege ahita agenda Tanzania. Bruce yurira indege agira Tanzania, yasanze urumva ko Kigali we yahise abivamo ibintu bya Diamond we. Ariko ko Kigali avuye ibintu bya Diamond, The Ben ibuka ko ari cyo yashakaga cyari kimuri mu mutwe ko zibari barahuriye muri Belgique, aramubwira ati 15,000 nibyo nyeneye. So amafaranga we ko Kigali yarangije kuyarekura yayahaye nde, yayahaye Diamond byarangiye. Ariko ko Kigali kubera bagiye basubiranamo we na The Ben batongana yageze aho ngaho barangana baravuga ati obirarangiye, I don't want you nayo I don't want you. Ko Kigali bivamo bamuzanira ubundi muhanzi niriya ndirimba itarayihorera. Uko niko byagenze. Boda yarayihoreye ko Kigali yivaho.
muribuka ko mu nyuma ko Kigayeri yagumye avuga ko ashaka ko The Ben amwishyurira amafaranga ye yishuye kuri boda boda. Urwo rugambo sinzi niba muruzi. Muvuga ibintu by'inkuru kubera nimo nitemera ibiti nkaza ngasanga bamwe babuvuze be ubundi bwabivuze kuriya ubundi bwasapuje ukunguku. Urumva noneho baje bahinduye n'umuntu The Ben yashakaga Diamond bahita baramuhindura. Bruce Melody aza nyuma y'iminsi 2. Bruce Melody aza baragenda straight bacaho bajya kwa Harmonize. Made beat on the beat, Bruce Melody, Coach Gayeri na Harmonize. Hari akavideo kari kavuye gusohoka mu nyumve hari akavideo Diamond yaravuye gusohora. Ubu ngubu aho ndimo ndavugira iyi time niwo hari saga nini muri Tanzania yabitwa Konde Gang n'ikitwa Wasafi. Beef iri on the peak, beef yari hejuru gutya iri mu ijana. Ubu ngubu yaragabanutse namwira yari yatangira, ariko muri iki gihe ndimo ndavuga nibwo Wasafi na Konde Gang beef yari hejuru gutya. Diamond yafashe akavideo, wumva akavideo. Diamond yafashe video arayipostinga irimo Made Beat, Coach Gayeri, The Ben na Diamond. Nyuma y'iminsi 2 hasohoka iyindi video irimo Made Beat, Coach Gayeri, Bruce Melody na Harmonize. Ubu munyabwenge atangiye kumva. Urumva ibyo bintu Diamond byari kumufata to the extent ko aya na makuru, ariko sha nkundi yo nimo ndavuga makuru nyayo abaswera batayazi. To the extent kuko indirimbo boda boda The Ben nuza yatangiye kumukatira. Diamond yatangiye gukatira The Ben atavugana nawe. Ariko Diamond nuza The Ben akaba yarigeze guhura na DJ wa Diamond uwitwa RJDJ. Bahuriye muri Amerika ari inshuti ye, kandi uwo DJ wa Diamond bavuga ko arimo niba yumva ikinyarwanda. RJDJ hari ukuntu azi kuvuga ikinyarwanda, hari ukuntu yumva ikinyarwanda. So bigeze kuba inshuti bahuriye ahantu muri award. RJDJ bagiye kumuha award, uwo akaba ari ameze gutya na The Ben, bari bameze uko baraganira cyane. RJDJ ni inshuti ya The Ben cyane. So Diamond arakariye The Ben, we yumvaga ko abanyarwanda baraje kunteza Harmonize, kubera we Diamond yibuka ko uwamusabye kurabo yari The Ben. Ati abanyarwanda baraje kunteza Harmonize, ati nanjye gupostinga kaboro ndimo ndatwika. After 2 days bapostinza kandi bari kumwe na Harmonize. Abanyarwanda banzaniye agasuzuguro hano muri TZ. Noneho we yagomba kurakirira ni nawe yarazi yari The Ben, niyongeye kuvugana na The Ben, kandi barangije kuri recording indirimbo bataranayishutinga. Boro murabyumva? Boro njye murakurikira ubundi muravuga ibintu nyabyo n'inkuru yumva ko agenda yivuga iva kuri 1 2 3 4 5 6 we kodomane ko nyipanga number 1 in the game, my friend. Urumva? So The Ben ahita ahamagara RJDJ aramubwira ati man, umuniga w'umukire wanjye yankatiye. Ati rero njyewe ntabwo mfite n'uburyo na bumwe man nshobora gukomeza projet. Diamond uwo RJDJ ari we DJ wa Diamond ahita, kubera we Diamond yari yishizemo The Ben, ahita asubirayo agenda abwira Diamond, amubwira game zose ukuntu zirimo zirakinwa muri timu z'abanyarwanda. Aramubwira ati man, umuniga yari yazanye umukire, ariko bageze hano umukire bapfuye iki ibyo bapfuye ni byinshi sinshobora kubigumizamo hano, kandi naba ntangiye kugenda mu rugambo rwinshi. Nanjye ndumva hari ahantu ngira nkagira ibyo bapfuye sinza kubijyamo byinshi, ni birahari.
ariko ndaza kuvuga ko we Coach Gayeri ashobora kuvuga ko bapfuye ubunebwe bwa The Ben. Ibyo nabyo nshobora kubifatamo gake gake nkavuga ati The Ben iminsi imwe nyine ubibona ko ashize ibintu bishizemo ubunebwe. Ariko RG the DJ yasgiyeyo ahitabwira Diamond, abwira Diamond icyo ariko ibi bintu ntabwo The Ben abirimo, ahubwo byo kuba bagiye kwa Harmonize, ahubwo uriya mukire wari kumwe na The Ben yahinduye amakipe, ubu ari kumwe n'uwundi muntu bajyanye kwa Harmonize, ahubwo The Ben ntabwo abirimo, ahubwo ngo ni indirimbo na project bayiretse ntabwo baza kuyikubira. So Diamond agirira impuhwe The Ben. Ndashaka ko ahangaha muhumve mba nkuzanira inkuru ku meza my friend. Diamond ahitagirira impuhwe The Ben. Nahangaha umubano wa The Ben wo kuba Diamond yaje gukunda The Ben cyane byaturutse. Diamond yagiriye impuhwe The Ben kubera The Ben bari bamusize ahanginga. The fucking guy was hanging like wazanye n'umukire, umukire arakuretse, yego nawe wabishizemo ubunebwe, yego niki kozi yumvaga ko ari umusitari, yego azajya musiga ashiramo amafaranga niki, urumva agahitagira, ariko ntabwo yigeze agira. So Diamond ahitamubwira ati none we uko bigiye kugenda, abwira The Ben, aramuhamagara amubwira ati you okay, amubwira ati I'm okay niki bari barangije kuganira na RG, aramubwira ati shaka ukuntu ukora video. Bahita bahamagara uwakoze video, ngira ngo muramuzi, boss w'iyicano ibi bintu bya MC Scenario yatangiriyemo, babyita gute, bashyiraho mikoro abakobwa ngo barimo barashaka abagore, babyita gute Bendizo uba mu Bubiligi wakoze video ya boda boda. Munyibutse wakoze video ya boda boda, niwe nyiri aho bapostinze kamwe, nyiri bya blinded na pana blinded pop the balloon. Julie BMGizo Julie BMGizo. The Ben itahamagara Julie BMGizo, aramubwira ati Julie, ndashaka umuntu ukora video, ariko ibi nibyo bibazo mfite. Umuhungu Julie araza aravuga ati The Ben nanjye ndaza kuba ndagukorera, ndagushira itafari. Diamond aremera, Julie ashutinga boda boda. Julie yashutinze boda boda bra. Boda boda. Bahita bakuraho shapo, kude shapo. Indirimbo irasohoka, ariko igiye gusohoka The Ben nanone abona ko ataza kuba afite amafaranga. Ubu ndimo ndabasobanurira ibibazo byose byahise, abona ko ikintu bari baje ko ataza kubona amafaranga ya promotion n'ibiki byose n'ukuntu yarageze. And then Diamond baricara hasi na Diamond y'imyaka yose kabisa. Muranyumva, niba munyumva mumbwire, hari umuntu yisoma amagara, niba munyumva mumbwire. Muranyumva niba munyumva mumbwire. Muranyumva okay Muzafi. So abasukwira bahamagara bantera umujinya, mani batera umujinya kubera iyo uhamagaye umuntu ari live ijwi riragenda. Iyo uhamagaye umuntu ari live ijwi riragenda. Rero umusukwira wa Nyiramana itaguhamagariramo ijwi rikita rigenda, ukava kuri nuza mugahita mugira iki. So The Ben bashutinga boda boda. Diamond ahita amubwira ati rero icyo ugiye gukora iyi ndirimbo kugira ngo ikore yindekere, njyewe reka mbikore.
Diamond ahita aramubwira ati iyi ndirimbo ngiye kuyipromotinga my friend single handedly, ngiye kuyipromotinga ibiboro byose ewana stress zishire kuba Ben yari stressed yari depressed, ibintu byose byari byanze. Ambwa ati indirimbo ngiyewe ngiye kuyipromotinga single handedly. Diamond afata indirimbo ayishira kuri platforms, arangije ahita atangira promotion. Diamond ya promotinze boda boda, abantu bibuka muri icyo gihe ahantu hose boda boda was promoted. Ariko nta kindi kintu Diamond yabikoreye, ni ukubera yaragiriye Muhe The Ben, kandi the boda boda became a very successful song, igahita izana n'umubano wabo, izana n'umubano. Kananura Eric, yes. Kananura Eric, by the way, there is a cousin of mine called Kananura Eric cyane meruka kuvugana nawe, sinzi niba ushobora kuburi wowe. Urumva ya promoting the boda boda iba hiti, Diamond ahita atangira kuba inshuti ya The Ben cyane kugeza no kuri iyi saha. Mushobora kuba mwicaye na The Ben mukajya kubona Diamond aramuhamagaye, nuko nguko ni inshuti cyane. So muposing aho ngaho ngeze, mupozingeho mupozingaho shira gata aho ngaho ngeze, ngiye maza kugutera story kugira ngo ume none ugire no mu bwongo nawe utekereza uvuga ati cyakwa cyakari cyo kijama ibyo kivuga ni bizima kwe. Aho shira gata aho ngaho turahagaruka. Indirimbo iragenda imyaka irahinduka, Gael agarukana na Bruce Melody. Nyuma yo gusiga indirimbo mwayirikodinze, video ukayirengagiza, ukanteza Harmonize. Nyuma y'iminsi 2 naye gushyira hasa ka video ukongera ukaneza Harmonize. Nari ndakariye The Ben, nza kubimenya ko The Ben atarabifite mu ruhare. Nyuma y'imyaka 5 ingahe, nyuma y'imyaka ntabwo ari nyinshi, niba ari imyaka ingahe, niba ari njyamo n'imyaka 4, nyuma y'imyaka ingahe utangiye kura warangiza ugahita showing up na Bruce Melody ngurashaka kuraba. Number 1 in the game, my friend. If you say manza kurukuki, you show up with Bruce Melody, you want a collab. Umuswera bagukoza akantu kambi, ahita kwereka ko nyuma yo gushutinga video, nyuma y'iminsi 3 araba ari kumwe na The Ben barimo baraciringa mu ndege. Nuko bimeze, nuko biba bimeze. Noneho banyarwandakazi, muri abantu 380 hano, ndabinginze mwibuka amagambo Dumba avuze. Nushaka ukatema akakaboro ukabike kugeza ubwo indirimbo izasohoka. Nushaka ukabike kugeza ubwo indirimbo izasohoka. Nukuri kw'Imana bijyanye n'amagambo mvuze na story ukuntu nyikurikiranye, iyi ndirimbo Diamond ntabwo azayitaho. Aka gatoki nimubona Diamond aspa promoting iyo ndirimbo ye na Bruce Melody, ndayinje kubaha impamvu atabikora. Ndayinje kubaha impamvu atabikora. Ntabwo ashobora. Mwamuteje abantu,
So ubu ndimo ndanyarukira aho ngaho ngende ngere kuri ngiye kugira kwa Element. Nicyo cyatuzanye hano. Abashaka Kasuku araza kuza mu nyuma ndanje kuvuga ibyo mvuga. Urumva? Kasuku araza kuza ndanje kuvuga ibyo mvuga. Urumva? So igikurikiraho ni iki? Baraje The Ben akoze indirimbo Boda Boda ibaye hit, baranje baraza baguye mu Rwanda. Boom. Made beat wabwiye Coach Gayeri ngo ngwaza umwana ngo ushobora ngo kumukorera indirimbo 10 ngo umunsi umwe niki ntabwo byatinze. Kama is a motherfucking bitch. Yari yifitiye agashinga ke kitwa 155 AM. Ageze i Kigali bakareba bagutya barakayora. Made beat Kama ibiramugarutse. Made beat afata indege n'ubuzima bwari bwanze. Depression ubu ngubu imushize mu Bwongereza. Made beat niho yibereye. Aheruka gukora indirimbo ya Kitoko. Mugende murebe indirimbo ya Kitoko Made beat yakoze. Made beat niba wumva bagukatiremo akakaboro bakakwohereza. Made beat depression urimo uzira gusinikinga. You should have stayed with your boy The Ben, mugaciringa mukajya mu mafaranga ya Coach Gayeri mugakoraho ibishobotse mukagenda. Ariko warasinikinze urangije uzi Kigali ka 155 kawe. Sinzi nawe ukuntu byagenze barakayora. Made beat uba mariro urimo rarira mu Bwongereza. Indirimbo yawe wakoze na Kitoko nimbi. It's not a fucking nice song. Ubungu abashobora kwandika Dumba Baga mbanze mbage Made beat nikomereze. Andika ngo Dumba Baga mbanze nkubagire Made beat. Andika ngo Baga mbanze mbage Made beat. Ubundi ngiye gufata iminota 3 yo kubaga Made beat on the beat.